Muraho neza muri kumwe na Elise. Uyu munsi nshaka kubasangiza opportunity iri gutangwa muri UK cyangwa se United Kingdom mu Bwongereza, wayita England, ayo yose ni amazina yayo. Hari visa sponsorship jobs, ni ukuvuga ngo visa sponsorship jobs ni jobs ukorera application waba hired kugira ngo ujye gukorerayo bakakwishyurira visa, hanyuma ukagenda kuri visa yabo. Hano ku rubuga rwitwa Job and Recruitment, nk'uko tujye kubirebera hamwe muri iyi video, ndabereka jobs zitandukanye. Hari job nyinshi zigiye ziri related n'amafilidi atandukanye. Icyo musabwa ni ukunkurikira mwitonze kugira ngo mumenye ngo ni iki nsabwa ndetse ni application nayikora gute. Nk'uko mubimenyereye ndabereka ukuntu application ikorwa, mbasangize CV mukeneye gukora ukuntu igomba kuba imeze, hanyuma mukore application mwizeye ko mushobora kuba selected. Niba uri mushya ku rubuga rwacu ukaba utarakora subscribe, wakora subscribe kugira ngo utazacikanwa n'amakuru y'ingenzi tubagezaho, ukajya uyabonera ku gihe kugira ngo bigufashe mu bintu bitandukanye. Jobs and Recruitment, nk'uko nabibabwiye, iri gutanga jobs yo muri UK. Twayigezeho, iyi niyo poto, iyi niyo recruitment poto yabo. We make job hunting quick and hassle-free process for you. Ukuvuga ngo iyi process yo gukora iyi job ni free, so abantu mwese muri hano nimucikanwe na process yose ngiye kuyibereka, kandi ndabereka na application process, mbereke CV mukeneye gukora kugira ngo mube mwakora iyi application. So tudatinze rero, hano hari sectors zitandukanye nk'uko muri kubibona. Hari za healthcare, database and IT management and consulting, sales and marketing, engineering and technical, transportation and logistics, education and training. So nkuko muri kubibona rero, izi zose ni jobs ziri available. So abantu mwese muri hano mukurikire, hanyuma tugendane turebere hamwe ukuntu tugiye kuba twakora iyi application. So nkuko muri kugenda mubibona rero, iyi recruitment poto yabo ukuntu iteye, hagiye hari jobs hano bakavuga niba ari full time, hanyuma bamara kuvuga ko ari full time ukagenda ureba field yawe bitewe na field wize ugacuzinga. Urugero ngiye kubereka hano, tugiye gucuzinga ahantu hamwe, hanyuma dutangire twakora application yacu nta kibazo na kimwe kirimo. So kadutangire dukora, tangire tujya muri database engineering and technical hano. Hanyuma nitumara kujya kuri engineering and technical, tugiye kureba jobs ziri available, umuntu twatangira kugira ute gukora application yacu. Okay, izi jobs zose zagiye zizanwa hano, genda zizanwa, ariko tugiye gucuzinga twitonze kugira ngo bigende neza. Ushobora no guhita uza ugakirika hano hari visa sponsorship jobs trending, ugakirikaho hakaza izi jobs nko muri kuzibona hano hasi, hanyuma ugacuzinga job bitewe na field yawe uri interested in. Hano ushobora no kuloading izindi zitandukanye. Reka dukore kuri load more listings, hanyuma urebe izindi jobs zitandukanye zigiye kuza. So ukimara kuloading izi jobs, urahita uza urebe urugero. Reka tuvuge dufashe yenda nka job ya registered nurse full time, selecting registered nurse. Iyi job urabona ko ifite deadline, ni ukuvuga ngo deadline y'iyi job ni ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11, closing date. Ukimara kubona deadline, hano hari duties, task ndetse n'inshingano nyinshi zitandukanye uhabwa iyo ugiye gukora iyi job. Iri gusaba experience y'umwaka umwe, community experience 1 year. Okay, ugomba kuza ugasoma ukareba criteria z'ibyo bari gushaka, then ukaba wakora application. So for help with your application, ushobora kuza contactinga email. Yes, email ishobora kuba yagira ute yabafasha gukora iyi application.
iyi job rero ugiye kureba salary ishobora kuba ihemba amayero hagati y'amayero ibihumbi 29,970 ndetse n'amayero ibihumbi 36,883 ku mwaka. Aya ni amafaranga menshi cyane uramutse yashyize mu manyarwanda asanga ari amafaranga menshi cyane kabisa. So abantu mushaka gukora iyi application mukomeze murebe neza hano tugendane kugira ngo umenye ngo application ikorwa gute. Urahita uza ujya hano kuri side, ujya hano handitse apply for job, ukande kuri apply for job, hanyuma numara gukanda kuri apply for job uraza ukliking hano wintaringamo email yawe, hano numara kwintaringamo email yawe ukande kuri apply. Numara gukanda kuri apply utegereze gato. So ukimara gukanda kuri apply urategereza bakudirecting kuri employer site. Ubu tuvugana application yacu iri kugenda neza cyane, bari kutuguidinga kuri employer site. So tumaze kugera kuri employer site turaza gusanga position yacu ya registered nurse ihari, batubwire ko deadline yacu ari 21 nkuko nari nabibabwiye n'ubundi still. Job summary iri hano, mwaza kugenda munyuzamo amaso ku bantu bari gushaka gukora kuri registered nurse, ndetse ndibutsa ko atari kuri registered nurse n'abandi ba engineering ndetse n'izindi field zitandukanye, nagiye mbereka field zose zirimo. So mugerageze muze murebe field yawe, urebe field yawe niyo iri bugufashe kugira ute gukora iyi application. Ukimara kugera hano kuri iyi page uraza urebe ikintu ibisabwa numara kubibona, hanyuma tugiye kugendana mu buryo tugiye gukora iyi application yacu ikarangira. Yes, ukimara kuhagera noneho uraza ujye kuri apply. Nanone hano ukimara klika kuri apply, kanda kuri apply, ubundi utegereze loading. Nimara loadinga turahita tumenya ngo bimeze gute. So tukimara gukanda kuri apply uraza hano urebe muri izi requirements ziri hano. Are you qualified nurse? This can be international or UK based qualification. So iyi ni qualification ireba n'abantu bari international. So dushyiraho yes, nangiza numara gushyiraho yes ushyireho submit. Numara gukora kuri submit uraza ujye yes, tugeze kuri creation ya account yacu. Numara kuza kuri create account uraza ujye hano wintaringemo first name, last name yawe, hano ushyiremo email, ongera uyiconfirming, ushyiremo na password. Nurangiza ucekinge ko utari robot. I'm not robot. Nimara kuba ticked uhita ukora kuri submit registration nyuma yuko wamaze gutikinga aka kantu ka agree. So reka ndembere ku buryo bworoshye iyo umaze gukora submit registration ikintu gitagikurikiraho. Yes, ni ukuvuga ngo tumaze kuzuza noneho dushyizemo na password nkuko nabibabwiye. Iyo umaze kubikora ucekinga iyi I'm not robot nkuko nabibabwiye, hanyuma ugakora kuri submit registration ugategereza response bagiye kuguhereza. Nimara gukora kuri submit registration ndategereza amabwiriza yandi bagiye kumakurikiraho nkuko ngiye kubibereka, hanyuma tugendane step by step mudacikanwa nuko wakora iyi application kandi neza. Ni ukuvuga ngo ukimara kohereza noneho urabona ko hano haje ibintu bitandukanye, progress tracker, personal information. Ni ukuvuga ngo ahantu hari aka kantu k'agakasi, ni ukuvuga ngo aha hantu hose ntabwo twigeze tugira ute tuhuzuza ahantu kugira ngo application yacu ize kurangira, nuko haza kuba hariho akavi kerekana ko biri completed. So tugiye kugendana dutangire application process yacu kugeza irangiye. Uraza ujye kuri title bitewe na title ufite uyihitemo. So uraza uhitemo title bitewe na title yawe, hano uze ushyiremo amazina yawe, email ushyiremo, contact numbers ushyiremo, numara gushyiramo nimero zawe, hano ushobora gushyiramo nimero 1 cyangwa 2. hano numara kuzishyiramo bitewe n'aho uherereye, kuzishyiramo uraza hano Rwanda ushyiremo nimero yawe ya telefone, na hano ushyiremo indi ya 2 cyangwa se ushobora no gushyiramo namba imwe nta kibazo. Choosing account ruherereyemo, account turimo ushyire address y'ahantu uherereye, ushyiremo address y'ahantu uherereye,
mara gushyiramo address uraza ushyiremo town hano cyangwa se city, umara kwishyiramo choosing province. Murabona ko hano harimo biri muri system Kigali ville, wihitemo nk'inkuko iri hano. Hano no ikibazo kiri kubazwa, are you British or Irish citizen? No. Mu gihe utari umuturage wo muri Amerika ni no. Mu gihe igihugu cyawe kitari muri European Union ni no. Hano bitewe na current immigration status yawe uraza guhitamo, ushobora kuba ari student visa, ushobora kuba ari tier 1 general visa. Okay, bitewe na category yayo ushobora kuyichuzinga hano, cyangwa se ugashyiraho indefinite leave to remain cyangwa inter. Ahangaha mu gihe ubona izi zindi naho muhuriye uraza uchuzinge other specifying cyangwa se ushyireho iyi option. Ufite visa cyangwa se biometric residence card, no, nabyo bishyireho. Numara kubishyiraho ushyire kuri save and continue. Kimara gukora kuri save and continue urahita umenya ngo hakurikiyeho iki. Yes, nkuko nabibabwiye rero, ikintu ukurikiza ni ukuzuza neza imyirondoro, ugakurikiza steps. Ukimara gukora ugakora kuri next kugeza uje kugera kuri step ya nyuma ariyo ya submit, umaze gukora declaration. So ahantu uraba wujuje neza haraza aka gatike k'icyatsi, ahantu hatujuje neza haraza aka gatike k'icyatsi, ahantu hatujuje hatari itegeko kuhuzuza haraza aka k'ubururu, hanyuma ahantu hatujuje neza haraza aka gatike aka gakasi nkuko muri kubibona hano.